noneho Theben Taigabek igisamo gatangaje amagambo yakasa mutwe ateye ubwoba ku buryo umwe yaraguye muri koma bitewe n'uburyo abanyarwanda bamwibasiye. Yavuze ati Yampano uko mumureba gutya afite imana ikomeye cyane, nta nubwo anasanzwe kuri uno mugabane cyangwa muri kino gihugu ntasanzwe. Umaze kubyimba naho uwo bita Shemi impano nta kanunu, nta kintu arakora, mbega nta nubwo aranatangira guhigahega cyangwa gushakashaka no gutusha kugeza ku bye ashobora kuba ari kurwanira, dore yuko ngo ubu ngubu nta kintu cyitwa impano, nta kantu na gatoya, ahubwo impano azayigira ahazaza rwose, naho ubu ngubu ngo nta kintu yijeje abanyarwanda. So guys, dore nguku uko bikurikirana uko Theben yagiye yandika amagambo akavuga yuko Yampano afite impano ya none igomba gukora, Shemi w'impano ye niyo hazaza. Uyu musore ngo ni Yampano ukomeje guca ibintu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse wari impano yari hishwe igihe kinini cyane, aka Yampano uwo rizagwira. Iyi ni zahabu yari ipfukiranye mu itaka, aho Theben yaje kumugaragaza mu gitaramo agasa n'uworosoye wabyukaga akabyuka mu gitondo cya kare yabaye igitaramo kuri rubanda. Uyu Yampano akomeje kuvugisha abantu benshi amangambura. Igitaramo cyari cyinjiwe n'abantu hafi basaga ibihumbi 9-10, bose basigaye bavuga Yampano dore yuko ibintu bitari byoroshye. Uyu muhungu yarabiharaniye, yarabirwaniye, aho yahawe stage ingana n'iminota 5 akaza kwishyiraho iminota 2 agakubita stage akayumutsa, aho bari guhera bapinguye umuhungu ngo ni Shemi, we waje agakubita hafi isaha cyangwa iminota mirongo ingahe yose, ariko abantu bakaba ngo barabihiwe mu buryo budasanzwe. Akaba ariyo mpamvu yatumye abantu bamugarukaho ko yabonye stage nini cyane, akaba yarabihirije abantu mu buryo budasanzwe, wabaryohereje akaba yarakubise iminota 5 yonyine. Ibintu bikomeza kuba kasamutwe na kandare, dore yuko Yampano uburyo yavuzwe yarushijeho n'igitaramo kugira hiti. Uyu Yampano akaba yarasigaye ari isereri mu mitwe y'abanyarwanda, dore yuko yabyutse yatumbagiye ku mbuga zose abantu bose ari we bafollowinze. Uyu Yampano akomeje guhindurirwa ubuzima n'amateka, dore yuko yari yaravuze yuko ngo imigisha yose yari yarapfukiranwe, ngo yakubitaga imiziki akaba hit akaba trend mu gihugu hose, ariko ibijyanye n'igitaramo ntihagire ashwida, ntibamureba ijisho ryiza, dore yuko kugeza kuri ubu ngubu noneho ari we uri gukubita show nyinshi, stage nyinshi niwe uri kuzigarurira. Bakaba bahamagaye Theben bakamubwira ati tugeranyirize bano bahanzi babiri Shemi na Yampano. Theben nawe atari iminwe yahise agira ati Yampano uko mumureba impano irimo irakora ubu ngubu arimo aranatwikara na trending ahantu hose, kandi hite nta kigomba kuyihagarika. Naho Shemi uyu ni umwana mu tuntu twose, dore yuko no gukubita hiti agomba kurindira mu myaka iri imbere, niyo yaba 10, ibyo nta kintu bivuze, nibwo ashobora guhitinga yamenya agaciro ka hiti cyari cyo. Abantu bakaba bacitse ururondogoro, ndetse n'abafana ba Shemi bakaba bakomeje kwijujutira mu matamatama bavuga ati umuhanzi wacu wamusebeje, ariko mu by'ukuri ibyo yavugaga abenshi bavugaga ati uko ni ukuri kose, uko ni ukuri kwambaye ubusa, kuko nk'umuhanzi mukuru ikintu avuze aba yakitegereje yakibonye. Taigabek yahanuye. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahise bunga murya bagira bati uyu mwana nasubire kwiga, nakora imiziki, niyongere yihugure, yongereye atunganye itushe y'ikaramu ye n'igitabo, abyegeranye asasanura umuziki, akubita ibintu bifite aho bihuriye, cyangwa hiti z'ingurano kuri iki gihe ntizigikora. So guys, nkuko mwabibonye ni story za Theben uburyo yagiye ashyira kuri status ze za Instagram, uko ibintu byagiye bikurikirana, ko ibintu yanditse bikaba byavugishije abantu benshi amangambure. Bakaba bati abafana ba Yampano ndetse n'abandi bantu bari kubona ukuntu ibintu biri kugenda mu gihugu bavuze ati aho ngaho ibintu uvuze nibyo,
abafana ba Shemi bo barimo bavuga bati abafana ba Shemi bo barimo baravuga bati bapfobeje umuhanzi wacu wadusebereje, oya ntago ari byo, ariko nk'umuhanzi mukuru yagiye kuvuga ikintu buriya aba yakitegereje. So ciao ciao, kora subscribe, share, dukomeze.